Bakunzi ba MTV turabashuje muherereye impande n'impande z'igihugu amajyepfo amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo. Turasuhuza abarwayi bari hirya no hino ndetse n'abari hanze y'igihugu. Imana ibafashe bakire, abafite ibibazo bitandukanye ibacira inzira ibone abarwayi. Imana ibaha ibyo kurya kuko inzara iraryana. Rero nk'ibisanzwe muri kumwe n'Umutesi Betty. Uyu munsi wa none tubazaniye umutumirwa ku bataramumenya, ndagira ngo atangire yongera bibwiye. Ni karibu rero tuguhaye ikaze muri kamera za MTV. Murakoze cyane. Ku bataramenya nitwa Mukakarangwa Florence. Yego. Tuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rugarika, umudugudu ni Kagangayire. Kagangayire? Kagangayire. Yego. Ufite abana bangahe? Ufite abana babiri. Shesha kanguhe. Buriya iyo umuntu abyaye rimwe aba atarakura, ariko ndikumva umaze kuba inararibonye mu rugo. Ndakuze rwose. Noneho uyu munsi wagarutse umbwira ngo uje kutubwira ibintu bijyanye biri hanze aha byo mu ngo, abakobwa, mama. Noneho ndagira ngo utangire utubwire. Ni karibu rwose, burisanga ni mu rugo. Murakoze cyane. Igitumye ngaruka hano, ngarutse nje kuvuga ku bijyanye n'izi ngo zihari iki gihe. Hari ukuntu abagabo bagira irari, bakagira irari, ugasanga abana b'abakobwa barabihariye, ugasanga umugabo aragiye amaze iminsi 3 hanze, ntamenya ko asize urugo. Yego. Ugasanga ari kumwe n'umwana w'umukobwa, mu by'ukuri hari n'igihe usanga ashobora kuba mubyaye. Nabatanga. None se wowe ubona biterwa n'iki? Ikintu kibitera ni abana b'abakobwa batakigira umuco. Ngiye niko mbibona. Umuco? None se abo bagabo baba bafite umuco? Azi ko afite urugo, agiye gufata abo bana b'abakobwa, kandi abo bana b'abakobwa hari abasore bangana. Kubera iki aba bagiye? Mubona biterwa n'iki? Muri rusange bose usanga nta muco bafite. Kuko umuntu w'umugabo uharanira umuco we n'indangagaciro ye, ntago yakagombye gusiga umugore mu rugo, umutima w'urugo rwe, wamubyariye abana abahungu n'abakobwa, umurereye, umusasira, umugaburira, ngo amuteshe agaciro ajye kureba. Iyo urebye usanga ni nk'abana bo ku muhanda, kuko nta mwana waba ari uwo mu rugo warerewe mu rugo ngo usange ari kumwe n'uwo mugabo umubyaye. Erega abagiye kwiba, abagiye nko kwiba ngo uwibahetse ngo abagira gute yigisha uwo mu ababwiriza uwo mu rugo utyo. Bihorera abo ngabo bazabona ishyano. Rero nka mutima w'urugo niki wababwira? Babwire kuko ndabona waje uri kasha noneho. Mana, ikintu nababwira, iyo ndebye ngewe mbona bibabaje. Birababaje. Iyo urebye ubona usanga abo bagabo batesha agaciro, ubwabo bitesha agaciro. Ikigeretse kuri ibyo, batesha agaciro umuco nyarwanda. Ntago mu muco nyarwanda ibyo bintu byakagombye kubaho. Nese kera abagabo ni wasangaga bafite abagore nka 5. Kera byabagaho ko babaga bafite umugore urenze umwe, ariko ugasanga babashyize mu ngo. Kera babaga bafite urugo muri uyu mudugudu, urundi rugo mu wundi mudugudu, ariko ugasanga ni abagore bazwi ko ari ababo, ntabwo ari nk'abo bana b'abakobwa basanga hirya. Abo bagore babaga bazwi, banaziranye. Noneho yaba ariyo mpamvu urubyiruko rw'iki gihe rutagishaka gushaka, yaba ku bakobwa yaba ku bahungu. Yaba ariyo ntandaro ituma badashaka. Rwose iyo uganiriye n'abana b'abakobwa cyangwa abana b'abahungu bari hanze aha, arakubwira ati ngeweho kugira ngo nshake umugore, urugo rube nk'urwo kwa runaka, cyangwa bingendekere gutya. Umukobwa arakubwira ati afazari nabyara umwana umwe nkamurera.
agashimishwa nuko arera akazasaza wenyine mu nzu ko gusaza wenyine mu nzu ari ikibazo uwo ngo nta kintu abazi ntabwo ari ukutakimenya uzi gusazira mu nzu ya wenyine ngo yabyariraho urumva atekereza ibyo ni ibitekerezo bya cyane nk'ubu ndamutse mfite umugabo akagenda akamera nka kuriya aho kugira mugire bigende kuriya birutwa nuko naba ntamufite agafata uwo mwanzuro none se ko hari abo usanga nanone abakobwa cyangwa se abo basore ugasanga abakobwa nabo ni nyirabayazana yo kugira ngo badashakwa ugasanga ari ku musore aragiye akubise y'icyumweru ntavuye ko uwo musore agiye ku wundi gutyo harya uwo mukobwa n'uwandi usanga ari ikibazo ubwo umusore we azagira kuraje yo gushaka gute nubwo rimwe na rimwe mubeshyera abagabo bafite ingo ni ukuvuga ngo bafata ibyandaraye ni kimwe na buriya umugabo wagiye hanze buriya aba ari inzererezi yego niko twabivuga cyane rwose cyangwa ngo yagiye n'ubundi ntago aba ari uwawe aba yagiye nyine rero ntago rimwe na rimwe mujye mukoma urusyo mukomye y'ingasire mwere kuvuga ngo abakobwa cyangwa abagabo bubatse ngo nibo bagira bati batuma abo bakobwa badacana cyangwa ngo ingongo urugo rwa runaka rushobora kumera kuriya ariko urwaye rukamera neza kuko abantu twese ntabwo duteye kimwe rero wivuga ngo abagabo ngo nibo babatera vuga no kuri abo bakobwa ngira ngo hari abuzi benshi ahubwo bagira inama ni kwa kundi umukobwa bumwe agatukisha bose ushobora kubona runaka yitwaye gutya nyine ubwo muri rusange bikanzinurwa kuba wavuga uti umugabo cyangwa umugore hari n'abasore nabo bafata iyo myanzuro abagabo rega ubundi abagabo kamere yabo bahorana irari ariko kuri iki gihe abakobwa bo barashaka iki amafaranga iyo amaze kuyabona agira ate wa wundi aramujugunya akajya hehe kuyaha wa wundi ngo yakunze ngo atayaha ese wowe musore ahubwo reka dufatikanye undi manicaye aho ngaho tugafatikanya ariko ntacyo nahora ni ukuvuga ngo wowe musore bashyiriye amafaranga umukobwa azaniye amafaranga ese nimuyarya ukicara ugatinyuka ukarya amafaranga yakuye ku wundi wowe uba utekereza iki ni ikibazo ni ikibazo uvuze ako kantu ntekereza ku bagabo umugabo aricara akaba mu rugo bya bindi navuze mu kiganiro cy'ubushize ngo umugabo wifata ntibindeba umugabo azi ko nta mafaranga yahashye nta mafaranga yasize yo guhaha yarangiza yagera mu rugo agasanga umugore we yatetse inyama n'ifiriti akarya ashishikaye nta n'ikibazo afite mu by'ukuri aba ari ibyo bintu yumva byaturutse kandi atahatanze iposho ni ikibazo muzatubwire muri komenti bakunzi ba mitivi mu by'ukuri uricaye urariye ntiwatanze iposho ese uzi ko umugore nta mafaranga afite uzi ko ibyo bintu byavuye ahubwo nta nubwo ariye imvange ariye inyama n'ifiriti ibintu tuzi ko bihenze aricaye n'umutima mwiza arariye aba yumva ibyo bintu byaturutse ni ikibazo bihuzwa rero n'uwo musore uje umukobwa akamuzanira amafaranga kandi ni umusore donko ni nawe witwa umugabo uwo mukobwa akitwa umugore yafashe amafaranga y'uwo mukobwa akayarya aba yumva yaturutse hanyuma hari n'igihe abimubwira azi aho yaturutse noneho tuvuge wenda reka barashakanyira bariye uwo mugabo w'abandi utwo dufaranga barashakanye namara gushira nyiramama wanjye akabimucyurira cyangwa ntanabimucyurire ayandi bazayakura azamwohereza asubire kuri wa mugabo cyangwa ashaka undi nanone birumvikana none se ubwo amafaranga umugore azanye niba ashize aho yayakuye n'ubundi arahazi azasubira kuri wa wundi nashirayo azashaka undi ni ikibazo rero azishakira undi ufite kashi
rero reka ngewe ikintu navuga nitwige gukora dukorera ibyacu dukorera ibyacu yaba abagabo yaba abagore kuko twese ubu ngubu kuri iki gihe ngo twageze muri viziyo dukore dukure amaboko mu mufuka. Perezida niwe ujya uvuga ngo wigize agateba yorivu tureke kuba uduteba akongera ngo umugabo arigira yakiburaga utyo nibareke gutega amaboko. Harimo n'abagore kuri iki gihe bari ndongora nitunge ati yaba nabonaga umugabo ariko se ubundi nkwibarize abagabo barabuze cyangwa abasore barabuze? Ntago babuze. Habuze iki? Ntago babuze ahubwo habuze kumvikana kw'abantu. Ntago umugabo yabuze cyangwa umugore yabuze, ahubwo ngewe wowe wabuze ubona ko habuze kumvikana. Ngewe uko mbibona kuko ngewe urabona ndakuruta habuze kutanyurwa. Tunyurwe twere kuvuga ngo ngiye mu rugo rwa runaka kumusenyera ngiye kureba agakobwa umugabo niba yicaye yego ngo ngiye kureba ka gakobwa kuko ari runaka mbona ari keza ngo nakanyogwe niki utunyeshuri none badusukisha telefone umva ibintu birakaze. Hari igihe ugeraho ukumva ubuze n'icyo uvuga neza akantu waruvuze urumva kariya ko gukura amaboko mu mufuka tugakora. Hari umuntu wicara kumva ko ngo akazi kabuze. Ni ukuri ntago akazi kabuze, ahubwo twumva ijambo rivuga ngo niba ubuze akazi ushaka kora kubonye. Kora kubonye kuko muri twese ntabwo twese ari ako dushaka, twese twahora twicaye mu biro turi kuri mashine. Ariko niba akazi ka mashine kabuze haba mbona nta bushobozi bwo kukabona mfite, najya no gukora ikiyede. Waba n'umuzunguzayi. Naba n'umuzunguzayi ukajya wirirwa wirukangana na polisi afazara ariko ukarya ariko umwana wanjye akarya. Were kuvuga ngo urajya gukura runaka ese utamubonye uzajya ku wundi haba burenga ngo abura hamwe uva kuri iyi seto ukajya ku yindi Banyabugogo ukajya Nyamirambo ukava Nyamirambo ukajya Remera ukava Remera ukaza Igiharo ukava Igiharo ukajya nuko. Uwo ni umuco mubi abantu bakagombye kwikuramo bakumva ko ari bubone ikintu. Niba atekereje ikintu natekereze nuko kiri buboneke. Atekereze uko icyo kintu kiboneka, adatekereje kuvuga ngo ndagikura kuri runaka. Bagerageze rwose wanakihangira n'imirimo. Imyuga irahari, gusuka, kudoda, gukora amasabune, ni ibintu byinshi umuntu yakiga akabikora kandi bikamubesha rwose. Numva ari dangera. Ni danje ariko nta kundi. None se byagenda gute? None se kera wajya gusenga abantu bajyaga batinya n'Imana, none ntibakitinya. Imana ye ntago yego. Umuntu yajyaga atinya abakuru, none nta bakuru bakibaho, usanga ari w'abanyamafuti. Kandi usanga umusaza wagahanye umwana ari uri kujya kumushuka. Ninde wa none se ubu ngubu ninde wamuhana? None ukwemera tukemera urwaje. Guhebera urwaje. None tukaba turi twicaye hano turi gukora iki? Ntabwo kabisa kose umubare w'abantu bumva. Abantu bumva ari benshi ariko ntago habura abumvira ibyo bumvishije. Ntago hari n'igihe umuntu agwa mu cyaha rimwe yakongera bwa kabiri akavuga ati ariko hari ahantu numvishije bangira inama. Ahari wazikurikiza wazigenderaho zagira ikintu zimfasha rwose. Ntago bapfira rimwe. Ntago bapfira ngo nabapfira gushira. Nabapfira gushira. Rero harimo abumva harimo n'abatumva. Ntago twavuga ngo reka tureke kuvuga. Uravuga nubwo wagosorera mu rucaca agira bumva. Nubwo yabumwe. Niyo wabumwe ariko akumva kuko abantu bose siko ari intagona. Ntago bose ariko batumva. Niki rero wasoza ubabwira? Ikintu nasoza mbabwira
ni ugufata ririya jambo rivuga ngo umuntu arigira yakibura agapfa, ukumva ko ikibazo ugize uri bushake n'igisubizo cyacyo, utarebeye kuri runaka, udategereje ngo runaka arampa runaka ndamusaba. Nta nubwo umuco wo gusabiriza ari umuco muzima, ahubwo wagisha inama ukavuga uti nabigenza gute se, niki nakora kugira ngo wenda njye mbona, nubwo wabona n'icyo 1000 ku munsi cyangwa 2. Ukagisha inama ukakubwira ati caha wakora gutya, wakiga iki, wabigenza gutya kugira ngo ube wabasha kubona ukubaho. Mbese ni ukwishakamo igisubizo. Yego ubwawe. Wowe ubwawe ukishakamo igisubizo. Bakunzi ba MTV, ngira ngo inama mwazumvishije za Florence. Rero ikiganiro nakagaruka, turabakunda, bye bye.